Muraho neza, reka mikaze wowe dukurikiye ku rubuga rwacu. Uyu munsi ngiye kubereka opportunities zitandukanye z'akazi ziri kugenda zitangwa ahantu hatandukanye, haba kuri Mifotra ndetse n'izindi job poto ushobora gushakiraho akazi, bikaba byagufasha kuko ushobora gukuramo akazi bitewe n'uko akazi kaboneka igihe wagiye ukora application ahantu hatandukanye. Mu gihe wicaye utakoze application ntutegereze ko uzabona akazi. Nimba ushaka akazi, kurikirana iyi video, hanyuma icyo wize cyose field yari yose wasojemo. Niba usoje senior 6 n'ikindi cyiciro wasoje cyari cyo cyose, warasoje undergraduate, ukaba ushaka kuba wabona job, hano hari job portals ndetse n'amakuru y'ingenzi ukeneye kumenya. Akomeza fata akanya gatoya ukore subscribe nimba utarakora subscribe, turning on all notification kugira ngo video urubuga rwa mbere ukwiye gushakiraho job opportunities ni urubuga rwitwa Mifotra. Tuzatinze rero nkuko muri kubibona urubuga ni urubuga rwa government, urubuga rutanga serivisi zitandukanye. Nkuko muri kubona welcome to Rwanda Civil Service Recruitment Portal. Iyi ni portal itangirwaho akazi ka leta mu mirimo itandukanye. Nkuko mubibona hano tuvugana hariho new job advertisement, harimo jobs zigeze kuri 81. Uyu ni umubare wa jobs ziri available. Abenshi basanzwe bazura urubuga, ariko hari n'urwumvisho bwa mbere. Urwumvisho urubuga rwa mbere umenye ko acikana. Uru ni urubuga rutangirwaho akazi ka leta, ariko abasanzwe mumenye urubuga musanzwe munarukoresha ndetse mwagiye munapurayinga ku myanya itandukanye y'akazi. So uyu munsi ikintu nabazaniye kuri urubuga, harimo haratangwamo job opportunities ku bantu bafite A2 ndetse n'izindi degree mu byiciro bitandukanye, waba TVET wasojemo cyangwa se warasoje muri general education. Hano hari imyanya nkuko mugenda mubibona ireba ba undergraduate ndetse n'abasoje muri A2 basoje uyu mwaka cyangwa indi myaka itandukanye. Muri kugenda mubibona izi zose ni job positions. Tuzinze rero ngiye guhera ku bantu basoje A2, baba basoje senior 6 uyu mwaka cyangwa imyaka itandukanye, level 5 muri TVET cyangwa TTC ku bantu basoje mu bintu bitandukanye. Mbere ko job position ku muntu wari we wese waba warasoje ikintu cyose akaba afite impamya bumenyi cyangwa A2 ariko afite certificate ibihamya ko yasoje amashuri atandatu yisumbuye. Hano hari job position ngiyi hano muri kwibona yitwa receptionist. Iyi job position rero uraza ucekinge ibiyigize. Ugifungura iyi receptionist uje kureba ibisabwe iki kugira ngo umuntu akore application. Uraza urebe hano muri qualification ni degree ugomba kuba ufite kugira ngo wapranye kuri position. So nkuko nabibabwiye rero iyi position ntago isaba ibintu byinshi, ni A2 any field. Nuko ngo ufite AD mu bintu idari byose waba warasojemo, nta work experience bari gusaba. Mu kubona nta 0 year of work experience, nta experience bari gusaba. Kandi niba uzi ko ujuje ibingibi wakora application rwose nta kibazo na kimwe. Ndaje mbereke details nyeya ku muntu ushaka gukora application kuna arabigenza kugira ngo abe yemerewe gukora application bikunde. Ikintu cyambere ugomba gukora ni ugukora Mifotra account. For new users rero, abantu bose batari basanzwe bakoresha urubuga, gukora account uraza uca hano kuri register. Numara guca kuri register uraza kureba basic information. Hano hari amakuru y'ingenzi ukeneye kwitaringamo kugira ngo account yawe ibe yuzuye neza cyane. Uraza ushyiremo indangamuntu yawe neza. Hano ukishyiramo haraza kuza aho ushyira email yawe na nimero ya telefone. Urashyiramo email yawe, wibuka password neza. Hanyuma numara kubikora neza baraguhereza ubutumwa kuri email yawe. Ukimara kwakira ubutumwa kuri email yawe uhituza ukagira ute ukabibona hano. So ugakora email verification. Ukimara gukurikiza amabwiriza ubureba hano kuri screen baguhereza code ukaza ukayitaringamo. Wamara kubikora, wamara gukora email verification hakurikiraho ikintu cyitwa password setting. Ugakora password. Ukimara gukora password yawe neza, account yawe iba yabaye successfully created. Iyo account imaze kuba created hahita hazamo imyirondoro yawe nk'uko iri kwindangamuntu. Hanyuma uko iri kwirangamuntu yamara kuzamo ukagenda ukareba ama position agiye afite aho ugomba gushyira CV. Ugomba kuba ufite CV ikoze neza. Ku bantu badafite CV bashaka ko twabakorera CV, mujye muri description aho hari email mutwandikire. Kindi umuntu uraza kugira challenge yari yose mukora iyi account atwandikire muri comment kugira ngo tumufashe kuba yakora account nawe atayacikanwa n'amahirwe ya jobs opportunities zigize available. Hano hari n'izindi jobs zireba abantu basoje secondaire gusa, ngiye kubanyuriramo mbereka kugira ngo abantu bari eligible bagende bakora application. Nanone ni job ni muri kwibona yitwa executive secretary. Iyi ni job ireba abantu basoje A2. Niba uzi ko ushoje A2 ukaba ushaka ku applying job, urareba hano. Iyo ushaka kumenya ibisabwa kuri job runaka uraza ukajya hano ukabibona. Dore ubu hari gusabwa qualification cyangwa se degree ku bantu bafite degree muri social sciences, A2 muri social science, A2 in arts
cyangwa ufite A2 in sciences. Iyo bavuze A2 in sciences ni umuntu wese wasoje muri science, that's general education, ibintu by'amasiyanse murazizi, MPG, PCM ndetse n'izindi zitandukanye. So iyo umaze kubona wujuje imwe muri criteria, uragenda ukajya muri account yawe neza ukareba ko buri kimwe kirimo. Ku bantu bafite ibibazo bya account badafite cyangwa akaba ari ubwa mbere ubonye video ukaba udafite iyi account, ujya muri comment section usabe ubufasha, hanyuma ube wabuhabwa, ube nawe wagiriye account ukore application kuri jobs zigenda ziboneka zitandukanye. Aka ni akazi ka leta kari kuboneka mu karere ka Nyaruguru nkuko muri kubibona. Uhituba executive secretary w'akarere ka Nyaruguru. Abantu nanone bize accounting, hano hari indi position ibareba cyane yitwa cashier. Ku bantu bafite A2, hano hari criteria ndetse n'ibigenderwaho kugira ngo ube wahabwa job cyangwa uyikorera application. Iyo ushaka gukora application kuri job, uraza none ukareba qualification, uraza gusanga muri qualification harimo abantu bafite advanced diploma muri accounting. Nimba uyifite wakora application, niba ufite accounting gusa warayisoje muri secondary kuri A2 ushobora kuza ugakora application. Nta myaka ya experience gusabwa niyo wabarize commerce and accounting. Sikuba A2 gusa, abantu bize ama bachelor degrees bafite A1 ndetse na A0 ku myanya itandukanye. Hano hari indi myanya itandukanye uko muri kugenda mubibona hano. Yose ni imyanya igenda ibareba. Muri iyi myanya buri wese nawe aragenda areba aho ari eligible, maze agende yakora application bitewe na job abonye imureba. Reba no muri Ngoma naho bari gushaka umukashiya. Umuntu uri interested akaba afite accounting A2 nawe yakora application hariya, uko iyi position ni zose zikeneye abantu. Muri kuzibona muri cashier zigeze hari nyinshi. Abantu bakeneye support assistance baje muri description barebe email irimo hanyuma baturicingeho. Kandi ikindi, hari umuntu ufite category yo gutwara ikinyabiziga ariko akaba avuga ati se akazi ko gutwara ikinyabiziga nagakura hehe? Hano hari akazi ka leta gatangwa muri Karongi district. Ushaka gutwara ikinyabiziga bitewe na category ufite, ushobora kuza ukareba ibisabwa hanyuma ukavuga ati ese ndi eligible, ukaba wakora application. Ku muntu uzi ko afite driving license category B akaba nta experience afite yo gutwara, nibura dore ikintu agomba kwitwa, agomba kuba yarasoje troncom. Umuntu asoje O level akaba afite category B yakwapplying aka kazi akaba yagahabwa. Ariko added advantage, umuntu wasoje A2 akaba yifite nawe ni added advantage. Nababwiye ko rero mbabwira n'izindi poto zitanga akazi. Reka tuvuye kuri Mefutara tugende tunyarukire ku yindi poto igitanga akazi irangirana opportunities zitandukanye. Muyikurikira indi job poto, indi website wakuraho ama job atandukanye hano mu Rwanda. Ushobora kuza ukajya hano kuri featured jobs. Hano urabibona ko hari jobs zigeze ku 108 nkuko muri kubibona zigiye zitandukanye ku bantu bize mu byiciro bye bitandukanye. Uragenda ukaza ukagenda choosing job imwe runaka ukareba ibisabwa, isasabwe iki kugira ngo mbe nakora application kuri iyi job. Urugero uraza urebye nk'iyi accountant, iyi position uraza urebe iyi position isiri gusaba ibijyanye n'iki. Ku iyi position urebe na qualification, especially ikintu cyambere ugomba kwitaho mu kureba, ugomba kwanza kureba qualification and experience. Umuntu wari gukinira hano ni umuntu ufite bachelor degree muri accounting ndetse finance cyangwa management. Ubu niba uzi ko wujuje ibi bintu ariko ufite experience y'imyaka 5 wakwapplyinga kuri job. Ariko ntago ari byo gusa, hari n'izidasaba job experience. Ushobora kugenda ubrowsing hariya ukagenda ubona izindi job zitandukanye bitewe n'icyo wasoje. Hari engineers, electrical engineer murabibonye, communication coordinator, economic policy advisor. Izose ni job opportunities zitandukanye. Niba utaruzi website wari waracikanwe, amahirwe uyagerageza ahantu hatandukanye kugira ngo bibe byaguhesha amahirwe yo gutsindira akazi mu buryo butandukanye. Ipoto rero ushobora gushakiraho akazi niyo bita kora job poto. Ikora job poto nkuko muri kubibona hano igifite job zitandukanye mu byiciro bitandukanye. Hano hari private job offer mu bintu bijyanye na health, hano hakaba job offer mu bintu job offer muri engineering muri kubibona hano, hakaba na job muri finance, health mu byiciro bitandukanye. Ushobora no kuzuka hano kuri all job categories bitewe na field yawe ukaza ugasearching. Urugero tuvuge niba ushaka gushaka muri tourism and hospitality ugashakamo job, right uzu click kuri search hanyuma bakuzanire zose ziri related na hospitality. Mu gihe nazari urabona ko na iri bube show, ariko mujye mukunda ku checkinga kubera ko bajya bashyiraho ama opportunities atandukanye. So
find jobs, ushaka kuza finding izindi jobs zitandukanye zigiye zibonekaho hano. Nkuko muri kubibona izi ni jobs zose bagenda bapostinga bavuga ati izi ni jobs ziri available aha naha. Hano quantity surveyor, office architect, front desk officer, izi zose ni jobs ziri available ahantu hagiye hatandukanye ushobora gukoreramo application bitewe nuko uzi iyi website ko igitanga opportunities zitandukanye. Ndabashimiye mwese twabanye naho utaha. Mwibutsa gusangiza iyi video bagenzi bawe kugira ngo nabo batajya bacikanwa n'amahirwe agenda aboneka ahantu hatandukanye y'akazi, kugira ngo nabo bibahesha amahirwe yo kuba babona akazi. Mwese bibagirire akamaro mu buryo butandukanye. Hari indi website hano ushobora kujyaho yitwa rwandajob.com. Iyi nayo iba iriho opportunities zitandukanye ziri available. Nkuko muri kubibona mu ntara zitandukanye z'igihugu, bigenda biterwa naho ushaka kuba washakira job. Hano muri kugenda mubona mu buryo butandukanye. Hano ama profile, uraza creating profile yawe bikaba byagufasha kubona job ugashyiramo na CV yawe. Hanyuma ku bantu twabanye muri video zitandukanye, ndabashimiye ko mwakurikiranye iyi video. Stay touch, nimuzacikanwe na video y'ubutaha.